Ikindi kibazo nshaka ko udusobanurira mu buryo bwimbitse, mbese Ellen White yari muntu ki? Kandi ni ihe sano iri hagati y'inyandiko ze z'umwuka w'ubuhanuzi, izo tubona ko ari umwanditsi wazo, izifatwa nk'ibyo kurya by'umwuka tubona muri Matayo cya 4 ku murongo wa 5 na 6? Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habayeho inyandiko zikomeye ahagana mu cya 800. Kandi habayeho ababwiriza benshi babwirije cyane ko Kristo agiye kugaruka. Kandi benshi muri ababwiriza bizeraga inyigisho z'ikinyagihumbi. Mu yandi magambo, bizera ko ubwami bw'Imana bugiye kwimikwa ku isi maze Kristo akaza kwima kuri iyi si muri icyo kinyagihumbi. Umwe muri ababwiriza yari William Miller. We yizeraga ikibimburira ikinyagihumbi. Mu yandi magambo, yigisha ko Kristo azagaruka mbere y'ikinyagihumbi. Yatangije itsinda rinini rifite abayoboke benshi kandi rishikamye, ryibandaga cyane ku buhanuzi bwa Daniyeli, ubwo bakoreshaga mu kwerekana ko kuza kwa Kristo kugeze hakurikijwe ubuhanuzi. Cyane cyane bibandaga ku minsi 2300 ya gihanuzi. Ibi byatangije itsinda ry'abantu ryakuriye imbaga nini bari biteze ko Kristo azaza mu mwaka w'843 n'umwaka w'844, kuko bari bagize ukwibeshya mu kubara imyaka, maze hanyuma baza kwanzura ko Yesu azaza mu 844. Nuko rero icyo gihe cyarageze ndetse kiratambuka, birumvikana ko habayeho gucika intege gukomeye. Iyo ni inshamake ngufi cyane. Ariko hari abantu bamwe bize Bibiliya maze basobanukirwa ko ubu buhanuzi atari igitekerezo, kuko busobanutse neza. Ubuhanuzi bw'iminsi 2300 si ubuhanuzi butunga urutoki ku iherezo ry'ibihe, ariko burabishimangira nk'urutare rutajegajega. Nk'urugero, igihe Mesiya ari gusigirwa n'umurimo we ku isi, ibyari kuba kuri Mesiya, igihe ari kumarana n'ubwoko bw'Abayuda kugira ngo bemere Mesiya, izo ngingo zose zari zarasobanuriwe neza muri ubwo buhanuzi, ku buryo ubwo buhanuzi butari no kwibeshya na guke. Kandi ubwo bigaga ibyanditswe banze kwemera ko babaze nabi, hakaba hari ukwibeshya ku kuntu babisobanuye. Nyamara iri tsinda ryari ingirakamaro kubera ko abari barigize barategereje kuguza kwa Mesiya, kwa Kristo, ariko ntibyabakoraga ku mutima by'ukuri, ahubwo baterwaga umwete n'ibindi bintu no gutinya. Baje kuzimira nk'urume rwa mu gitondo iyo izuba rirashe. Kandi iri tsinda ryari ryitanze igihe ryasubiraga kwiga ibyanditswe. Ntidukwiye kwibagirwa ko iri tsinda ryari rigizwe n'abantu bari baraturutse mu madini anyuranye. Bityo rero iri tsinda ntiryari Abadiventiste umunsi wa 7 gusa, dore ko umunsi wa 7 atari ingingo yitabagaho icyo gihe. Ariko baje kuvumbura mu buhanuzi ko ingingo yerekeranye n'ubuturo bwera itarasobanuka neza, kandi ko ukwezwa k'ubuturo bwera ntikwari kubera ku isi, ahubwo wari umurimo wa Kristo dukurikije ibyanditswe mu Baheburayo. Washushanywaga muri gahunda y'imihango ko umurimo wa Kristo wari ugendanye no mu buturo bwera. Bamaze gusobanukirwa icyo ngicyo, ubuhanuzi bwahise busobanuka hashingiwe kuri Bibiliya yonyine. Kandi muri iki gihe, ubwo bari bari gucukumbura cyane, byasabye ko Imana ihamagara abahanuzi kugira ngo bazanire umucyo aba bantu bari barimo kwiga Bibiliya.
kandi by'umwihariko hatoranyijwe abantu batatu ari bo William Foye, Hazen Foss ndetse na Ellen G. White, kandi ni gutyo bakurikiranye. Hazen Foss yashoboraga gutambutsa ubutumwa vuba kuko yibwiraga ko bushobora kwemerwa bumuturutseho, kuko muri icyo gihe muri Amerika byagaragaraga nk'aho ibirushya byari bimaze gukurwaho, ariko hongeye kubaho ukwitandukanya byo kwirema ibice, kandi we ntiyari umuzungu, bituma ubutumwa butakirwa nawe. Ariko cyantangaje nuko Imana yahaye uyu muntu amayerekwa maze igira ikimwereka ku mico y'Imana. Igihe yangaga gutangaza iby'aya mayerekwa, Imana yasanze Hazen Foss nanone yakomeje kwanga gutambutsa ubutumwa. Nuko umukobwa w'umwangafu witwaga Ellen Harmony wari ufite imyaka 17 y'ubukuru yahawe amayerekwa. Kandi igitangaje nuko Hazen Foss yamusanze akamubwira ati, wahawe amayereka njye nari nabanje guhabwa, kuko nanze kugeza ubutumwa ku bantu, nanga kuba indahemuka mu gukomeza gukora umurimo. Mu by'ukuri Ellen White ari umunyantege nke hanyuma y'abandi, kuko yaragize impanuka agakomereka igihe ari umukobwa muto, kandi yari afite amashuri 3 abanza. Ntabwo yashoboye gukomeza amashuri kubera ubumuga yatewe no guterwa ibuye. Yahawe iyerekwa, nuko ntiyahita arisobanukirwa muri ako kanya, ariko yabigejeje ku itsinda ry'abantu biganaga ibyanditswe byera. Hanyuma mwuka w'ubuhanuzi yigaragaje mu buryo bwose, kandi ikinejeje nuko no mu bigaragarira amaso byavuzwe muri Bibiliya, nk'urugero ibyari bikubiye mu gitabo cya Daniyeli, yabihawe mu iyerekwa abisobanukirwa neza uko biri. Ibi ntibyakorewe mu rwihisho, ahubwo ni ku karubanda, hari abahamya amagana n'amagana. Nk'urugero, yajyaga ahabwa amayerekwa maze akikubita hasi, akongererwa imbaraga, agahaguruka ameze nk'uri kwitegereza ibyo ari kwerekwa, ariko ntashobore guhumeka. Ntiyahumekaga, kandi abadogiteri b'Abanyamerika baramusuzumye. Uko niko birisobanura ko umuhanuzi akwiriye kumera, ariko igipimo cy'umuhanuzi kiva mu byo uwo muhanuzi avuze, niba bihamanya n'ibyanditswe byera n'imibereho y'uwo muhanuzi, ndetse niba ibyo uwo muhanuzi ahanuye bizasohora. Kandi ibipimo byose biri muri Bibiliya, kandi Ellen White yari yujuje buri kintu cyose muri ibyo tumaze kuvuga. None rero impano y'ubuhanuzi tuzi muri iki gihe tuyibonera mu nyandiko za Ellen White, kandi yasuzumiwe ku bivugwa na Bibiliya. Ibyo yavuze bihamanya n'ijambo ry'Imana, ni igihamya kidashobora kuvuguruzwa. Gusa hari icyo abantu bashobora kuvuga ku bwabo. None ku byerekeranye n'ibikubiye mu nyandiko ze, ubu hari byinshi bivugwa kuri Ellen White. Dukwiriye kwiga kandi tukisomera twebwe ubwacu, maze tukibaza ikibazo tuti, mbese ibyanditswe byatumurikiye bicikamo ibice igihe turi gusoma inyandiko ze, cyangwa ibyanditswe biduhindukira umuyoboro utunganye? Kandi mutekereze ku gipimo. Njyewe icyo nizera ngana ku musozo ni uko umwuka w'ubuhanuzi ugaragaza ko Imana ivugana n'ubwoko bwayo muri iyi minsi y'imperuka. Amena. Urakoze cyane kubwo kudusangiza ubusobanuro bugufi ku mateka.
najyaga nibaza niba Ellen White ari we muntu wa mbere Imana yahise itoranya, ariko menye ko hari n'umwirabura ndetse n'undi muntu bakaba baranze kunyuzwamo ijambo ry'Imana. None Imana yakoresheje umukobwa w'imyaka 17 y'ubukuru. Mu by'ukuri ntihari umuntu ukomeye, burya Imana ikoresha n'abantu boroheje batitabwaho na benshi, gusa ntidukoresha uko twebwe tubishaka, kandi tubona ko Imana, yego komeza nta kibazo, tubona ko Imana ishobora no gukoresha umunyantege nke cyane kurusha abandi. Yari muto, yari afite ubumuga, yari afite imyandikire ikocamye, kandi intoki ze zarasusumiraga, dore ko yari afite n'amashuri 3 abanza gusa, kandi inyandiko ze zari zimbitse cyane. Mbivuze kugira ngo duhagarare dushikamye nk'uko inshuti yanjye yabivuze. Yari afite amashuri 3 abanza gusa, nubwo byari bimeze bityo yaje kurushaho gusobanukirwa. Yego nibyo, n'igihe turi gusoma inyandiko ze hari ubwo duhora n'amagambo agoye kuyasobanukirwa, ntube wakeka ko umwanditsi wayo yari afite amashuri 3 abanza gusa. Ariko ndabona hari wasabye kutwibutsa amagambo y'abantu babiri wabanje kutubwira, mbese ntiho yatwibutsa? Hazen Foss na William Foy. William Foy ni wabanje, no Hazen Foss akurikiraho. Urakoze cyane.